Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye inshuti bakunze ubugingo TV1. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Ngibasuza ndi Fabrice Mporana nayo. Irutsiro afunzwe akekwaho kwica mugenzi we amuteye icyuma mu mutima. Umusore w'imyaka 35 wo mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwaho kwica ateye icyuma mu mutima mugenzi we w'imyaka 42 afatirwa mu gihuru aho yari arimo agerageza kwisha kugira ngo ataza gutabwa muri yombi. Ibi byabereye mu murenge wa Boneza akagari ka Kibogo mu mudugudu wa Rugamba ijoro mu ijoro ryo tariki ya 31 Nyakanga 2025. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twaje Amahoro yahamirije ikinyamakuru igihe aya makuru avuga yuko icyo bapfuye kitaramenyekana. Ati nibyo koko Nzabirinda yishwe atewe icyuma mu mutima barimo basangira inzoga nyuma baza guterana amagambo. Icyo bapfuye ntikiramenyekana gusa yafashe arafungwa mu gihe iperereza rikomeje. SP Twaje Amahoro yakomeje avuga yuko buri gihe polisi y'u Rwanda yibutsa abaturage ko bakwiye kwirinda urugomo n'amakimbirane cyane birinda kunywa inzoga z'inkorano usanga ziba intandaro y'urugomo n'ubwicanyi bwa hato na hato. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya Murunda ndi gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa. Nshuti bakunze ubugingo TV1 munyemere duhindura ingingo twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 irateganya gushyiraho inkiko mu bice byose igenzura. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rirateganya gushyiraho inkiko mu bice bigenzura kugira ngo zijye zitanga ubutabera buboneye by'umwihariko ku baturage bayobora. Muri Kamena 2025 AFC M23 yatangaje ko igenzura ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare 34 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo butuye abaturage barenga miliyoni 11. Ihuriro ryashyizeho muri ibi bice ubuyobozi bwo ku rwego rwa politike kugeza kuri ba guverineri b'intara ariko nta rwego rw'ubutabera rufite. Ibi bituma hari abanyura muri icyo cyuho bagakora ibyaha bigiye bitandukanye, ariyo mpamvu bashaka gushyiraho uru rwego kugira ngo bajye bahana bihanukiriye abashaka gukora ibyaha. Urwego rwo gukemura ikibazo AFC M23 yashyizeho komisiyo ishinzwe gusuzuma ishyirwa ry'urwego rw'ubutabera mu bice igenzura, itegura raporo y'imyanzuro yafashe igeze ndetse iyigeza ku buyobozi bukuru bw'ihuriro. Umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa umwungirije akaba na perezida w'umutwe wa M23 na General Sultani Makenga uyobora abarwanyi bawo ndetse na Brigadier General Byamungu umwungirije bari gusuzuma imyanzuro yafashwe n'iyi komisiyo kugira ngo yemezwe. Umunyamabanga wa AFC M23 akaba na perezida w'iyi komisiyo Daroni Kalumburungu yatangaje ati igitekerezo cyo gushyiraho ibikorwa by'ubucamanza birimo gusuzumwa kugira ngo urukiko rwa gisivile n'urwa gisirikare ndetse n'ingereko no gushyiraho inzego z'ubutabera bibashe kuba byajyaho. AFC M23 igaragaza yuko yashoboye kugarura umutekano n'amahoro mu bice igenzura kandi ko ifite ubushobozi bwo gushyiraho inzego z'igihugu zose ku murongo kurusha uko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwabikoraga. Nshuti bakunze ubugingo TV1 munyemereye tuve kuri inkuru ikomeje kuvuga kuri umutwe wa 23 twikomereje amakuru yacu kuri iyi nkuru ifite umutwe ugira uti Nyakabanda bizije umunsi w'umuganura baganura abana ndetse babaha abana babo indyo yuzuye. Abaturage bo mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge bizije umunsi w'umuganura baganura abana batandukanye babaha indyo yuzuye ndetse banigisha ababyeyi kwitegura. Umuganura ni umunsi mukuru ufite imizi mu muco nyarwanda aho abanyarwanda bo mu mpande zose z'igihugu bishimira umwero bagasangira ndetse bakanafata ingamba zo gukora cyane kugira ngo bazongere kwizihiza umuganura barejeje. Ubwo bizizaga umunsi w'umuganura kuri wa gatandatu tariki ya 1 Kanama 2024 mu gihugu, abaturage bo mu kagari ka Munanira ya kabiri n'akagari ka Nyakabanda ya mbere mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge bizihije baganura abana indyo yuzuye ndetse banigisha ababyeyi batandukanye kwitegura. Ni umunsi wanaranzwe no gusangira amafunguro ya kinyarwanda no kubyina imbyino ziranga umuco wa kinyarwanda. Umunyangashingwa bikorwa w'akagari ka Nyakabanda mu murenge wa Nyakabanda n'ubundi yitwa Ategeka we yavuze yuko bahisemo kuburira abana ndetse bagaha abana indyo yuzuye kugira ngo banigishe ababyeyi babo kwitegura. Yagize ati twahaye abana amata n'indyo yuzuye kuko mu ntego y'igihugu cyacu harimo kurwanya imirire mibi no kurandura igwingira mu bana batoya. Ndetse umuganura rero kuko ari umunsi wo kuganuzanya, ni ubusabane, ni umwanya mwiza wo kugira ngo
tugaburirane n'abana bacu babone indyo yuzuye n'ababyeyi barushaho kumenya kuyitegura. Umugore witwa Mukamana Zawadi we yabwiye Ukweli Times ko yishimiye ko yamenye uko bategura indyo yuzuye. Ati nishimiye cyane kuko nasanze indyo yuzuye itaba ihenze ahubwo bisaba gusa kumenya kuyitegura kuko yaba ari izo dodo cyangwa se ibishyimbo cyangwa se ibirayi biboneka ahantu hose kandi ntibiba binahenze. Umunyanga nshingwabikorwa w'akagari ka Munanira ya kabiri Iraguha Sibomana Jackson we yavuze yuko bahisemo kwereka abaturage ibikoresho byifashishwaga mu munsi w'umuganura kugira ngo babashe kuba babimenya. Yagize ati ku bijyanye n'umuganura twahisemo kubereka ibikoresho byakoreshwaga kera kugira ngo babimenye. Tunashimira abitwara neza bafasha abaturage kugera ku musaruro, ariko umusaruro tuba tuvuga n'ujyanye n'ibikorwa byiza bishobora gufasha abaturage kugera ku mibereho myiza yabo by'umwihariko. Niko uyu muyobozi yabashe kuba yatangariza ikinyamakuru Ukweli Times. Nshuti bakunze Ubugingo TV1 ni munyemerere duhindure ingingo twerekeze mu mujyi wa Kigali, tuve kuri iyi nkuru n'ubundi ya Nyakabanda n'ubundi tuguye muri umujyi wa Kigali, aho Kigali polisi y'u Rwanda yafashe abantu batatu bacuruzaga urumogi na kanyanga. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge rikorera mu karere ka Gasabo na Kicukiro ryafashe abantu batatu bacuruza ibiyobyabwenge by'urumogi na kanyanga. Abantu barimo uwitwa Nzabandora w'imyaka 40 na Nahayo Fulgence w'imyaka 38 ndetse n'uwitwa Shimimana Theoneste w'imyaka 40 bafashwe kwa gatanu tariki ya 31 Nyakanga 2025 mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo. Hafatiye umugabo witwa Nzabandora Claude w'imyaka 40 ufite ikiro cy'urumogi n'icya kanyanga cya litiro zirenga 5 na kanyanga litiro zirenga 3 za kanyanga ndetse bifatirwa iwe ahakaye ndetse akaba ari naho yabicururizaga. Uyu mugabo kugeza ubu ngubu akaba afungiye kuri station ya Jabana kugira ngo akorerwe dosiye ijyanwe mu bugenzacyaha. Ni mu gihe mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro hafatiwe Nahayo Fulgence na Shimimana Theoneste bafite ibiro 4 by'urumogi ndetse n'udupfunyika 76. Abagabo babiri bose bafungiye kuri station ya Gahanga kugira ngo nabo bakorerwe dosiye ijyanwe mu bugenzacyaha. Polisi irafatanyije n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'abaturage ivuga yuko yahagurukiye abantu bose bacuruza ibi biyobyabwenge birimo urumogi kanyanga mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu, bitewe n'uko byagaragaye yuko bigira ingaruka mu buzima bw'abaturage no guhungabanya umutekano ku babinyweye. Polisi yaboneyeho no kugira inama abantu yo kureka kwishora mu biyobyabwenge kuko amayeri yose bakoresha yamenyekanye ndetse inabakangurira gushakisha ibindi bikorwa bakora byabateza imbere bakivana muri ibi bintu byo kwitesha agaciro bakoresha ibiyobyabwenge. Polisi y'u Rwanda kandi yibutsa abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe ahantu hose bazi hacururizwa ibiyobyabwenge kugira ngo ababicuruza babashe kuba bafatwa ndetse banabihanirwe n'amategeko, cyane cyane yuko byangiza abaturage b'u Rwanda cyane cyane urubyiruko. Kenshi cyane byagiye bigaragara abantu benshi bagenda bafatwa bacuruza ibiyobyabwenge harimo urumogi ndetse na kanyanga, cyane cyane yuko urumogi ari kimwe mu biyobyabwenge bifatwa hano mu Rwanda nk'ikiyobyabwenge gikomeye cyane cyica abantu benshi by'umwihariko urubyiruko, ndetse kinatuma abaturage babura ituze bitewe n'uko uwarunyweye atangira kuyoba ubwenge agatangira kugenda yanduranya by'umwihariko akagira urugomo akagenda akubita abantu ndetse akaba nibo bamwe usanga benshi barunywa ari n'abandi b'imburamukoro usanga bicaye ku muhanda bagatega ababyeyi biviriye guhaha bakabambura utwabo baba bafite. Ibi byose nibyo leta yahagurukiye kurwanya by'umwihariko uyu muco mubi wo kunywa ibiyobyabwenge. Kenshi usanga byaraje nka fraude biturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda bakaza bakabicuruza, by'umwihariko mu gihugu hagenda hagaragara abantu benshi banacuruza bino biyobyabwenge rwihishwa ku buryo leta itarabimenya. Ariyo mpamvu leta y'u Rwanda yahagurukiye kurwanya ibiyobyabwenge banasaba abaturage b'igihugu cy'u Rwanda kujya batangira amakuru ku gihe ku bantu bazi neza babicuruza, cyane cyane ko abaturage muri sosiyete baba bazi neza abantu bacuruza ibyo biyobyabwenge n'uburyo babikoresha n'amayeri bakoresha kugira ngo babyinjize mu gihugu ndetse n'amasiri bacana kugira ngo babicuruze, cyane cyane ko abanywa ibiyobyabwenge baba bazi amasiri bakubitana n'abandi bantu babicuruza kugira ngo babashe kuba ntihagire umuntu n'umwe urabukwa. Ibi byose inzego z'umutekano n'abaturage bose barabizi, ariyo mpamvu inzego z'umutekano zisaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe bakabatungira agatoki kugira ngo abantu bose
bakora ibi bintu byose babashe kuba bakurikiranwa n'inzego z'umutekano z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nshuti bakunze ubugingo TV nasoreje amakuru yo kuri uyu mugoroba nyibasezera na Fabrice Mporana nawe mbararikira kuzakurikira ejo mu gatondo.